ineza yawe, tugushimiye urukundo rwawe, tugushimiye uburyo udukunda kandi n'uburinzi bwawe bukomeye kuri twebwe. N'ubundi rero uyu ni wa mwanya tugiye kuganira ku ijambo ryawe, kugira ngo mu ijambo ryawe utwungure byinshi, kandi n'abadukurikiye nabo bakomeze kunguka, kandi muri byose ukomeze kutwihishurira, kuko uri Imana ngari, uri Imana ubwenge bw'umuntu bushobora kukumenya uretse wowe ubwawe ubasha kutwihishurira. Tugire neza muri byose dutangira, ukomeze kuba natwe muri byose mu izina rya Yesu, amen. Murakoze cyane. Ngira ngo reka dusuhuze abakunzi b'ubutumwa bwiza bose, kandi tubabwire ko uyu munsi nabwo turi kuganira ku ijambo ry'Imana. Dufite ingingo nziza cyane kuko igaragariza umuntu ikibazo yagize mu buzima. Muri ino si kuva umuntu yaremwa habayeho ikibazo cyatumye umuntu atandukana n'Imana. Uyu munsi rero tuze kukigaragaza mu buryo bwerekana nk'indwara umuntu yahuye nayo, kandi indwara ikaza kuba icyorezo, icyo cyorezo kigakwira abantu icyarimwe mu isegonda imwe. Icyo cyorezo rero kugira ngo turaza gukoresha ibyanditswe, gifite n'Bibiliya yera, kugira ngo dusomye nko mu byanditswe bikeya biri muri Bibiliya. Uru rwandiko ku Baroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya gatanu umurongo wa 12, hari uburyo Pawulo avuga ukuntu icyaha cyazanye mu isi n'umuntu umwe, hanyuma gihita kigera kuri bose. Icyo cyaha nicyo cyorezo navugaga cyanduye icyarimwe ku bantu bose. Ngira ngo nanjye soma ku murongo wa 12 haragira hati, kuko bimeze bityo nk'uko ibyaha byazanywe mu isi n'umuntu umwe, urupfu rukazanwa n'ibyaha, niko urupfu rugera kuri bose, kuko bose bakoze ibyaha. Ariko bikomeze ku murongo wenda wa 18 haragira hati, nuko rero ubw'icumuro cy'umuntu umwe cyatiye ko abantu bose bacirwaho iteka. Ngira ngo hano urumva ko Pawulo yandikira Abaroma yabamenyeshaga ko icyaha cyazanywe n'umuntu umwe, hanyuma gikwira ku bantu bose. Hanyuma icyo cyaha nk'uko n'ubundi yaje kubivuga mu gice cya 6 ku murongo wa 23, aho yavuze ngo ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ngo cyatumye abantu bose bacirwaho iteka. Ibyo bintu hari uburyo waba ubizimo, ku buryo wabitubwira uwo muntu wazanye igicumuro ku isi ninde, byagenze bite? Ngira ngo wahera aho ngaho akatubwira ukuntu byagenze. Urakoze mwene data. Wenda twatangira twibwira abadukurikiye. Amazina yanjye nitwa Munyeshuri Bernard. Ukaba uri kumwe na Ndagijimana Jean Pierre. Ntawe ndi kumwe na Ndagijimana Jean Pierre. Nk'uko rero Jean Pierre amaze kubitubwira, kandi abisomye mu ijambo ry'Imana, icya mbere ni uko ijambo ry'Imana twemera ko kandi twizera ko ari ukuri. Kuko icyo twaherabwaho bwa mbere, ijambo ry'Imana ni ukuri. Ijambo ry'Imana dusoma hano muri Bibiliya ryavuzwe n'abahanuzi, ryavuzwe n'ab'Imana yagiye ihumekeramo, ni ukuri. Utarabanza kumva ko ari ukuri ntacyo byamara, kuko Imana ntibeshya. N'iryavuzwemo hano ni ukuri, cyakora tubasha kurihishurirwa. Mu Baroma rero Pawulo yandikiye Abaroma nk'uko tubivuze, abahishurira nabo wenda ibyo batari bazi. Arababwira ati, nk'uko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe, ntabwo ari abantu babiri bazanye icyaha. Ibyo tubona ibyaha byakomotse, inkomoko yabyo ni ku muntu umwe. Reka tuhasome wenda mbere yuko tuganiraho ku bindi, dusome mu Itangiriro ibice 2. Umuntu, izi ni inkuru nyinshi abantu bazi ziremwa ry'umuntu, ariko nshatse kugira ngo tubisubiremo muri aka kanya. Itangiriro igice cya mbere
umurongo wa 26 handitse ngo Imana iravuga iti tureme umuntu agira ishusho yacu ase natwe batwara amafi yo mu nyanja n'inyoni n'ibisiga byo mu kirere n'amatungo n'isi yose n'igikururuka hasi cyose. Imana irema umuntu ngo agire ishusho yayo, afite ishusho y'Imana niko yamuremye, umugabo n'umugore niko yabaremye. Ahangaha nshatse kugaragaza ko Imana yaremye umuntu, abandi bose bagiye bakurikiraho baturutse kuri uyu muntu yaremye, imuremera n'umugore kugira ngo abashe kororoka. Niho icyitwa umuntu. Umuntu wese dukomoka ku muntu umwe, uba umuzungu uba umwirabura upfa kuba uri ikiremwa muntu, dukomoka ku muntu umwe. Umaze kudusomera rero utubwira ko icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe. Icyaha cyazanywe mu isi n'umuntu umwe gute, mu buhe buryo? Nicyo warumbajije. Ku murongo wa 2 ibice 15 handitse ngo Uwiteka ajyana wa muntu Uwiteka Imana ijyana wa muntu imushyira muri iyo ngobyi yo muri Edeni ngo ayihingire, ngo ahingire ibirimo ayirinde. Uwiteka Imana iramutegeka iti, tugiye kureba hano hantu no mu buryo busanzwe icyaha ni iki, tureke ni ku buryo bw'Imana no mu buryo bwa leta. Ntabwo hashobora kubaho icyaha hatabanje itegeko. Nk'abazi wenda iby'amategeko y'umuhanda, ahantu ubusanzwe uhanyura ukahahagarara, ariko mu gitondo urabyuka ugasanga polisi yashyizeho icyapa kivuga ngo birabujijwe guhagarara hano hantu. Kuva uwo munsi polisi yashyizeho kiriya cyapa, icyitwa kuhahagarara kibaye icyaha, kandi wari usanzwe uhahagarara. Kabone n'iyo polisi yaza igashyira icyapa iwawe mu rugo ikakubuza ngo birabujijwe kwinjira hano, nuhinjira birabaye icyaha. Nta kuntu rero umuntu, nituvuga intangiriro y'icyaha, nta kuntu hari kubaho icyaha hatabanje itegeko. Itegeko ridahari ntihashobora kuboneka icyaha. No kugira ngo ibyaha bibeho babirebera mu mategeko. Ese niba nakoze icyaha nishirihe tegeko? Ntishe itegeko na rimwe ntabwo naba nakoze icyaha. Reka turebe rero. Uwiteka Imana iramutegeka iti, ku giti cyose cyo muri iyo ngobyi ujye urya imbuto zacyo uko ushaka, ariko igiti cy'ubwenge bumenyesha icyiza n'ikibi ntuzakiryeho, kuko umunsi wakiriyeho no gupfa uzapfa. Iri ni ijambo Imana ibwiye umuntu imaze kurema. Umuntu yagombaga kumvira Imana kuko ntabwo yarabuze ibyo kurya, ariko Imana ibwira iti ibi biti byose uzabirya, ariko iki ngiki ntuzakiryeho, kuko nukiryaho no gupfa uzapfa. Aha rero hari aho umuntu kudakora icyaha cyangwa se kugikora, hari ahe ho guhitamo, ho guhitamo icyo gukora. Katurebe ko kugira ngo tugere ku cyo warumbajije. Reka turebe ku bice 3, wera duhere ku murongo wa 4 kuko ni inkuru abantu benshi bazi. Iyo nzoka ibwira umugore iti, cyangwa reka duhere ku murongo wa 1. Inzoka yarushaga uburiganya inyamaswa zo mu ishyamba zose Uwiteka Imana yaremye, ibaza uwo mugore iti, ko inzoka nayo yari iri muri biriya bisimba byari bihari, byari biri muri Edeni, n'ahandi yavuye yari muri Edeni nayo. Ni ukuri koko Imana yaravuze iti, ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Urabyumva? Inzoka ni umuriganya. Nibi ngibi bivuze siko Imana yavuze. Imana ntigeze babwira ngo ntimuzarye ku giti cyose.
cyo muri iyi ngobyi, ahubwo yari ababwiye ngo ibiti byose muzabirye uretse iki. Ahangaha tuhumve neza, inzoka yabajije umugore ngo ni ukuri koko Imana yavuze iti ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi? Ni ukuvuga ngo bari bwicwe n'inzara, kuko Imana yari imaze kubabwira ngo ntimuzarye iki giti, ibindi muzabirye, ntimuzarye kuri iki. Ahangaha tubone ko Satani ari umuriganya. Ngubu ubwabyo Satani yahinduye imvugo y'Imana, ariko kugira ngo abone uko ashukashuka Eva, sibyo? Ni ukuvuga ngo nta nubwo yavuze uko Imana yavuze, oya, ntabwo yasubiyemo iby'Imana yavuze. Erega buri Imana isubiyemo, Satani akusubiyemo iby'Imana yavuze, yaba avuze ijambo ryayo. Aha tucyumve, Satani aramutse avuze neza iby'Imana yavuze, yaba yavuze ijambo ryayo, kandi abivuze uko Imana yabivuze, abantu bayizera. No mu buzima busanzwe ahangaha ntago abantu ntibumve ko Satani avuga ibintu bibi gusa, oya, Satani ashobora no kuzakoresha ibibirya, ariko noneho akagoreka, reka mvuge kuguye nkoresha iryo jambo, akagoreka ijambo ry'Imana. We wabyumva ukavuga uti asomye ijambo ry'Imana, ariko aragoretse, hari akantu ashyizemo kugira ngo, kuko ni umuriganya nyine, akuriganye ko arivuze uko riri, abantu bakwizera Imana, ariko bo baragoreka. Dukomejeho twihuse, ngo ni ukuri koko Imana yavuze ngo ntimuzarye ku giti icyo ari cyo cyose kirimo aha, ariko siko Imana yari yavuze ngo ntimuzarye ku giti cyose cyo muri iyi ngobyi. Uwo mugore arayisubiza ati imbuto z'ibiti byose muri iyi ngobyi twemerewe kuzirya, keretse imbuto y'igiti kiri hagati y'ingobyi n'izimana yatubwiye iti ntimuzazirye, ntimuzakoreho mutazapfa. Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa. Urabyumva? Haje irindi jambo, haje irindi tegeko rije kubwira, guhinyuza iby'Imana yavuze, sibyo? Haje irindi tegeko rije guhinyuza iby'Imana yavuze. Ahangaha turabona ko umuntu noneho agiye kureka kumva iby'Imana yavuze, akumva ko ibya Satani ari byo by'ukuri. Urumva? Iyo nzoka ibwira umugore iti gupfa ntimuzapfa, kuko Imana izi yuko ku munsi mwaziriyeho amaso yanyu azahweza, mugahindurwa nk'Imana, mukamenya ikibi n'ikiza. Ngaha aho icyaha cyaturutse ni ukutumvira ijambo Imana yavuze, ahubwo umuntu agashaka kumvira ibyo Satani yavuze. Mandi magambo twavuga ko umuntu yahisemo kwizera Satani, yego, yanga kwizera Imana. Ibyo bwabyo umuntu bituma yandura mu bwo buryo, yego. Icyo gihe ubwandu buba burinjiye. None rero kubera ko uwo muntu icyo gihe ngira ngo uribuka ko yari umuntu umwe, cyangwa se bari abantu babiri, Adamu na Eva, yari umuntu umwe, yego, twari tutarabaho, yego. None rero kubera ko twebwe twaje kuvuka, ariko tuvutse muri uwo muntu wamaze kwandura icyaha, indwara yo gusuzugura Imana. Twavutse uko inkuru uko ikomeza hano mu itangiriro yarakomeje, Imana imushyira hanze y'ingobyi, tuvukira hanze y'ingobyi. Uko niko abantu bose bahise bandura, kuko baturukaga mu isoko yanduye, nko kundi isoko iba ifite amazi iba yanduye ubwayo, idasubira gusohora amazi meza. Amazi naho yava hano akagera muri kilometero nk'ijana, ariko n'ubundi amazi yavuye mu isoko yanduye, ntabwo ashobora kuba meza bibaho, nayo ubundi yanduye. Urumva iki ngiki, iki cyaha yakoze cyo kumvira Satani akimura Imana, iby'Imana yavuze ntaba ari byo akora, agakora ibyo Satani yakoze yavuze. Ibi ngibi byamuzaniye urupfu rw'uburyo bubiri. Urupfu rw'uko yavuye ku Mana,
yavuye ku Mana. kugira ngo bitangiye gusobanuka, urumva icyaha gitangiye no gusobanuka ko icyaha bitangiye kugaragara ko ni ukuva ku Mana ukajya kuri Satani. Yego. Ndetse hari n'ibishushanyo byinshi tuzajya tubona muri Bibiliya aho usanga umuntu ava i Yerusalemu akajya i Yeriko. Yego. Umuntu akava i Kanani akajya muri Egiputa. Yego. Umuntu akava i Yerusalemu akajya i Babuloni. Yego. Ibintu nk'ibyo ahantu hose ni ibishushanyo byerekana icyaha icyo ari cyo, ni ukuva ku Mana umuntu akajya hehe? Kuri Satani. Ibyo ngibyo rero byatumye rero umuntu ahita yandura, kandi kubera ko twamukomotseho natwe tuvukana ubwo bwami. Ngira ngo mpamvu ari we wese ngira ngo ukomoka kuri Adamu apfa. Ngo bisa nkaho mu byanditswe bakunze babivuga, hari ahantu muri Zaburi urumva ibihe byari bimaze kuba ibinyejana n'ibinyejana, hanyuma ngo Imana ifata umwanzuro iri mu ijuru ihengeza mu isi. Icyo gihe ngo ashaka kugira ngo imenye niba hari umuntu waba uhari ukora ibintu bitunganye cyangwa se umuntu uzi ubwenge. Nubwo umwanzuro yaje kubona ngo nuko yaje gusanga abantu bose nta n'umwe wari uzi ubwenge, nta n'umwe yari bubone kuko nta wavuye ku ruhande rwa Adamu. Nubwo iza kwibaza ikibazo ati se kubera iki nta umenya ubwenge muri abantu bose bari ku isi. Mwiza gusanga bose ngo baranduriye hamwe, bose banduriye. Ari hahandi wahoze uvuga, ni muri Zaburi ya 14, umurongo wa 2. Ahagira hati Uwiteka yarebye abantu ari mu ijuru kugira ngo amenye yuko harimo abanyabwenge bashaka Imana. Bose barayobye, bose bandurijwe hamwe, nta ukora ibyiza n'umwe. Uko ni ukuri ku ijambo ry'Imana. Abantu bose bandurijwe hamwe. Wenda tuzakomeza tubivuga kuko tuzakugenda tuganira, tuzabona yuko abantu bose uvuka wanduye. Tuzabona ko iyi ndwara abantu bose bavuka bayifite, igihe ishobora kugaragaza ibimenyetso. Ni indwara iri mu maraso reka. Uko buri ndwara zo mu maraso akenshi nizigaragaza ibimenyetso. Yego. Bishobora kutagaragara cyangwa se bikagaragara, ariko iyo ndwara y'icyaha umuntu wese ni ubwandu umuntu afite. Ngira ngo rero ikiganiro n'ubundi tuzagikomeza, tuzakomeza tureba kuri iyi ngingo yo kureba ukuntu umuntu yanduye n'izindi ngingo zose, ariko ikigaragara cyo nuko ijambo ry'Imana rifite byose kuri ibi bintu twibaza byo kuntu umuntu yabaye gutya. Ngira ngo hari ibintu abantu bakora n'abantu natwe tubona ku isi twibaza abantu byagiye bituruka. Ibi byose ni imbuto yo kwandurira hamwe mu bukurambere wacu twakomotsemo Adamu. Rwose ari twe turiho ubu, ari ababanje, ari n'abazadukurikira, twandurijwe hamwe. Umuntu yanduriye hariya, mwene muntu amaze kwandura, abamukomotseho bose bari banduye. Ngira ngo rero reka dusubikiye hano dusimira abari badukurikiye, kandi tubizeze ko n'ubundi n'ubutaha tutazabura n'ubundi gusoma ibyanditswe bihamya neza uku kuri kw'ijambo ry'Imana. Tubamenyeshe ko iki kiganiro muzajya mukomeza kugikurikira, ndetse ushaka no kumenya byinshi ntukabure gukora subscribe kuri iyi channel, ndetse mwibutse ko muri description nazakonamo link ushobora guteresharijamo PDF aho uzajya usoma ibyo twavuze muri iki kiganiro, rero ukaba wabinabibika mu bigo by'inyandiko. Tubashimire rero, Imana ibahe umugisha kandi tubabwire ko turi kumwe. Murakoze.